Bakunzi b'Impirimbanyi TV, nanone ngarutse kubabwira ku bumwe n'ubwiyunge buri mu Rwanda iwacu. Uragira uti ubumwe n'ubwiyunge? Ko bikomeye? Burahari se ntibuhari? Bimeze bite? Uretse kuba barakinze abantu ibikarito mu maso, abantu ntibabone ko hari se nabivuga ngo iki, nironda koko, nironda gatsiko, nironda ki, nironda karere, sinzi uko nabyita. Mu gihugu cyacu ntago abanyarwanda bafatwa kimwe. Igihugu cy'u Rwanda ni icya bamwe, kandi abo bamwe ni abaturutse hanze, ni agatsiko katurutse hanze. Ako ngako rero nje gukangura abanyarwanda ngo murebe, banyarwandakazi, mukanguke. Padiri ajya avuga ngo mucane ku maso, mucane ku maso. Ngewe ntago nzareka kuvuga ibyo nabonye, nawe uze kumbwira niba atari ko biri. Minyuze ariko tujye impaka ku kiganiro, tuganire twumve. Yes. Na umuntu uri kunyumva ampinyuze, avuge ngo wa mugore we urabeshya, bimeze gutya. Ngenda kubwira uko bimeze nabonye, nawe umbwira uko wowe wabibonye. Ubwo tuje kuganira. Ikintu nje kubabwiraho, nubwo bavuga ibyigondoye imihoro ikarakara, ubu muraje munshakira ibyaha muti umugore afite ingengabitekerezo. Ariko nge nta ngengabitekerezo mfite, kuko niba umunyarwanda ari umunyarwanda nyine, nimubaho uburenganzira bungana. Barakandamijwe se bimwe bibi. Hari abantu bafashe bajya inyuma y'abasigajwe nyuma n'amateka. Ubwo ni nk'abahe? Abo bantu babitaga ngo ni abatwa kera. Nka kuriya mu gishanya yitaga ngo ni umutwa se. Rero iwacu hari umudugudu w'abacitse ku icumu, hakaba umudugudu w'abasigajwe inyuma n'amateka. Umudugudu w'abahutu ntawe uhari. Wowe uri kurekera mu mudugudu w'abahutu? Ndacyababwira ntago ari icyo cyonyine. Ntago ari icyo cyonyine. Karabaye nta mudugudu w'abahutu uhari. Ikindi twagiye twigerere muri Miss Rwanda. Miss Rwanda mwatweretse ba Miss Rwanda ibihe byinshi bitandukanye. Twarababonye. Abo bose ni abana b'abantu bari mu gatsiko. Miss Rwanda arahembwa, Miss Rwanda ahabwa imodoka, Miss Rwanda ni umuntu uba yubashywe, kuko baranamujyana agatanga ibitekerezo hehe mu rubyiruko narwo rw'indobanure. Ngashaka bakamuzamura, umuryango we bakawuteza imbere. Munyereke Miss Rwanda w'umuhutukazi. Wowe uragira uti ni munyereke Miss Rwanda w'umuhutukazi, mureke kwirwa mubeshya abanyarwanda. Ubumwe n'ubwiyunge buri hehe nyine? Niba abantu bariyunze bakaba harabayeho ubumwe n'ubwiyunge, mufata abantu kimwe. Hari agapapuro nigeze nsoma ngo fata umwana wese nk'uwawe. Ubwo byatewe n'iki kugira ngo bavuge ko umwana bagomba kumufata nk'undi? Ubwo wenda hari aho bari babonye hari abantu birengagiza inshingano zo kurera, bakaba barabaga bari bakangurira abanyarwanda ko aho wahurira n'umwana ugomba kumugirira neza. Reka nkubwire ntimukabindyarya, reka tujye tubwizanya ukuri. Sibyo? Ijambo rivuga ngo fata umwana wese nk'uwawe ryaturutse kuki? Ryaturutse ku bana bavutse nk'ibinyendaro nk'uko nanjye navutse. Tujye tubwizanya ukuri.
abana bavutse nk'uko navutse babita ikinyendaro. Yego, noneho utuba bivanye kuki? Muka Kagame uriya bita Nyiramongi yabyaye umwana mubyarira i Burundi n'uwundi mugabo, uri kubyumva? Birangira umwana aje gushaka nyina, bamubwira aho ashatse, bamwereka aho ashatse, araza arakomanga ati ngiye mama ni runaka. Barangije barabaza ati uyu mwana muramuzi? Ati uyu mwana turamuzi. Birangira Kagame avuze ati uyu wenda mutema, birangiye. Undi nawe ahita ashinga fondasiyo yitwa fata umwana wese nk'uwawe. Wumvisha aje ijambo ryaturutse? Ntimukabiryarya rero naho ryaturutse. Sawa, komeza. Ubwasigaye abatari babizi bamenye aho ijambo rivuga ngo fata umwana wese nk'uwawe aho ryaturutse. Erega njye byose ndabizi, nta na kimwe ntazi. Ikomereze. Rero niba hariho ijambo rivuga ngo fata umwana wese nk'uwawe, perezida w'igihugu karobanura abantu, kavuga ngo bamwe bagomba kuzamuka abandi bakajya hasi ku butaka. Nta gihugu ufite, nta bayoboka ufite, kubera yuko bamwe wamanuye umunsi bahagurutse. Baramutse babonye ikibahagurutse, ntabwo wavugira imbere yabo. Ntabwo ari ukuvuga ngo babonye ikibahagurutse, ahubwo icyo kubahagurutsa kirahari cyane. nk'uriya muntu barasiye hariya muri za Kivuye, bamuhora ngo yagiye ngo muri Uganda ngo gushakira ibyo kurya, ngo ararangurazana hariya, birangira bamurashe. Uri kubyumva? Wabonye ukuntu abaturage birukanka kuri vice mayor bakamwirukankaho, n'abandi bose bakabirukankaho. Abaturage bamaze kumwereka ko ntacyo avuze imbere yabo. Abangaba rero, aba bayobozi b'igihugu cyacu, rimwe bariyoberanya, bakiyoberanya bati igihugu cy'u Rwanda nako cya Uganda ni abanzi bacu. Umunyarwanda ugiyeyo bahita bamwica. Urumva? Umunsi bamfata mfunze, yego, hambwiye bataka akana k'agakobwa ujyanye muri Uganda, barakagushanyagurira mu maso ukareba. Bakarigeze? Simbizi. Niba kwari ukugasambanya simbizi. Ariko bagahindukira tena bakaza kwiyoberanya kuri perezida. Ariko abarusha ubwenge. Mujya mwicara munavuga yuko perezida wa Uganda barusha ubwenge. Ndavuga perezida wacu niwe ndi kubwira. Ntiuzamwigereranyaho kubera yuko aho umuturage waho uburenganzira. Warabibonye? Agacuruza no ku muhanda barahacururiza bakanaharira. Ariko wacu ngo abazunguzayi ngo bazazamo ngo abantu ngo babacengezi. Bari abantu bizunguriza mu muhanda kugira ngo ikituma babirukaho niki, ngo hazazamo abantu babacengezi bafata igihugu. Barinde bavuga ngo hazazamo abacengezi bafata igihugu, baretse abene gihugu bakagira uburenganzira bwose bungana. Kandi ibyo umaze kuvuga mu kanya, nta burenganzira bungana muri kiriya gihugu, ahubwo iyo ushatse kububurana bahita bagukata, baragukeba. Mbese rero banyarwanda, banyarwandakazi, mukanguke, mwikomeza gusinzira. Rwose ibintu byo gusinzira, nukomeza gusinziriza bazakwica utareba, amaso bayatobore. Dusoza rero, wabwira icyo abakunzi b'Impirimbanyi TV? Ni ugukanguka bakaba amaso, kandi buri muntu wese akamenya kwirwanaho. Nababwiye ntangira ukuntu nirwanyeho. Iyo utivugiye nta wundi uzaturuka ahandi ngo akuvugire. Yes. Urumva? Ni mwamagane, mwanga ibibi biri kubakorera. Muvugire rimwe muti stop FPR. Babivuge. Mubivuge. Nawe bivuge. Kandi stop FPR. Kandi noneho kubivuga nkubwiye ngo jya kubiririmba. Bivuge mu bikorwa bari kugukorera. Umuntu naza avuga ati nka wa wundi ngo ni Naboti banyaze uruzabibu, barubonye ari uko bamwishe. Ati turashaka umwami, ashaka aha hantu hawe. Ati biragatsindwa kuguha gakondo y'abasogokuruza. Byarangiye bagize gute? Bamwishe. Ariko Imana, ijambo ry'Imana riravuga ngo
aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizarigatira yawe n'umuryango wawe. We yagiye ari umwe, ariko undi yagiye n'iki? N'umuryango we. Muyobozi w'igihugu cy'u Rwanda, uriho unyuzura abanyarwanda, ubica bahagaze, ubakorera iyicarubozo. Umuryango uzajya upfa ari umwe, wowe Imana niza kuguhana, zagutsembana n'umuryango wawe wose, agatsiko hasi. Nababwiye ngo ntago muzicara, Imana izabamanura, ntago muzicara gusa, ahubwo muzanakambakamba. Kubera ko kubaha Imana ntabyo mugira, noneho kwica abantu mwabigize iki? Umwuga. Agira ngo diporome mwayikuye hehe? Iyo mwaturutse mu bihugu byo hanze. Wasoza ubwira ngo iki abakunzi bawe? Abakunzi banjye nababwiye ngo bakanguke, mbisubiremo, mukanguke kandi mwirwaneho. Nago nzaturuka ahangaha ngo nze kurwaneho, ariko ihagarareho mu byo bari kukubwira. Ese ni kuki umuntu yaguhagarikira cyangwa ngo agushorere ngo tujye gukora iki? Ubu ngubu abanyarwanda ntibakangutse, ntibamenye ubwenge. Ubu hari umuntu wakongera kugushorera ngo ayoboye igitero ngo ugiye gutema abantu. Uzabateme niba utabona ubuzima bubi abantu babayemo kubera gushukwa. Reka da, ukira hari n'aba kubera ko banajyanye mu bitero muri babandi 5 bakagenda bagiye hariye bakajya imbere bakica abantu, none bakajya bafatana mu maboko y'abantu bakababwira ngo nawe ngo tema umuntu. Rero twebwe hari umugabo warokokeye iwacu. Uwo mugabo yari inshuti yacu mu buryo bukomeye. Yabwiye papa ngo Nafuta, ngo nibatwice ngo twibeshyeho umunsi umwe. Papa aramubaza ngo reka twe gusakuza batanyumva, ngo ariko nibatwice twibeshyeho umunsi umwe. Ubwo byumvikana yuko uwari ubayoboye yatanze message nabi. Kandi uwo mugabo yari amaze igihe aza akatubwira ngo nzatwara uno mukuru wawe. Yakundaga mukuru wanjye. Ati nzamujyana rwose, we nzamujyana muhishe. Kwibaza umuntu azajya kumuhisha iki? Kandi icyo gihe twari tutarabona iki? Ibimenyetso by'intambara. Ariko baravuga ngo ntabwo ari intambara, ngo ni iki? Ni jenoside. Ni jenoside, ariko yari igambiriwe kugira gute? Kurimbura ubwoko bw'abahutu. Na n'uyu munsi kandi birangiye ni ubwoko bw'abahutu, ariko na bamwe mu batutsi bari kugira gute? Bari bashyigikiye abahutu. Urumva? Kuko mbere ya jenoside twarasangiraga, twarasabanaga, twarahingirwanaga. Umva, iwacu iyo habaga ari ku mugoroba, wasangaga abantu bicaranye bari kuganira. Umva, iyo mama yaruraga ibiryo, yafataga urukoma agasasa ku nkoko, agasukaho imyumbati n'ibishyimbo, akazana akabido k'umutobe. Abantu bakanywagaho ntago ari abahutu gusa, twabaga tuvanze, tugatarama. Abazi kuririmba bakaririmba, urumva? Abazi guca imigani bagaca imigani. Kandi ngo papa yarazi no gucuranga. Abasakuza bagasakuza, yari afite gitari. Ariko abantu bazanye umwiryane mu bantu. Uhanuye indege, ugiye gucabiranya, ugize ute? Ariko niba bazansobanurira ukuntu Perezida Habyarimana yateguye jenoside akaba ni nawe wihanura hejuru. Byumvikane ko umuntu wateguye iriya jenoside ari we wamanuye perezida. Nzabibabwira, mbishimangire. Urimo kubikoraho ikiganiro? Urimo kubitegura? Cyane. Nzabibabwira mbisesengure, babyumve neza. Ko umuntu atategura kwica abantu bari unirasa. Yarirashe hejuru arahubuka. Ariko yari ari gutegura kugira ate? Gutsemba abatutsi. Ngo yateguye jenoside.
urakoze rero, Imana y'amahoro iguha umugisha kubw'ikiganiro cyiza uduhaye, rwose wubahwe. murakoze cyane. Bye. Bye.